Nongeye kugusuhuza ngushimira kuba ufasha aka kanya kugira ngo wumvire ijambo. Ni iby'amahirwe kuba nagusangiza amagambo y'Imana, ndizera ntashidikanya ko riri buze kugufasha. Njyewe nitwa Manzi. Bibiliya kuva mu itangiriro ukageza mu byahishuwe ni inkuru imwe igaragaza ubuntu bw'Imana. Uhereye ku kuremwa kw'isi ukareba uko Adamu yaguye akora icyaha, ugakomeza n'ahandi, ubona Imana igaragaza ubuntu bwayo mu buryo bwinshi kandi butandukanye. Byagera ku gihe cya Yesu Kristo ubwo Imana ikerura ikatwereka mu buryo bwuzuye ubuntu bwayo butarondoreka. Yesu ubwe rero niwe buntu bw'Imana. Kuko ijambo riravuga ngo Imana yakunze abari mu isi cyane bituma itanga umwana wayo w'ikinege. Yesu yaje kugaragaza urukundo rw'Imana. Ubuntu ni urukundo rw'Imana rwagaragaye. Rero Yesu ubwe ni ubuntu bw'Imana. Iyo tuvuga ubuntu ntabwo tuba tuvuga inyigisho, ntabwo tuba tuvuga ikindi kintu cyangwa se agace kamwe kari muri Bibiliya, tuba tuvuga Yesu ubwe, tuba tuvuga ijambo ry'Imana ryose mu mwuzuro waryo. Ntabwo rero ushobora gutandukanya Yesu n'ubuntu. Ntiwakwakira Yesu ngo uhakane ubuntu bw'Imana. Bibiliya iravuga muri Yohana ngo Jambo yabaye umuntu abana natwe, tubona ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinege wa se, yuzuye ubuntu n'ukuri. Ikindi ntiwatandukanya ukuri kw'Imana n'ubuntu bwayo. Ntawavuga ngo yemera ukuri atemera ubuntu, kuko Bibiliya ivuga nanone ngo kuko amategeko yatanzwe na Mose, ariko ubuntu n'ukuri byo byazanywe na Yesu Kristo. Urabona ko bikwiriye ko umuntu wifuza kugirana ubusabane n'Imana mu buryo bwimbitse aba agomba kubanza gushakisha kumenya ubuntu bwayo, kuko niho byose bishingiye. Ubuntu rero twabusobanura gute? Ubuntu ni ugutoneshwa n'Imana utabikoreye, utabikwiriye kandi itabikugomba. Ni Imana ihitamo kukugirira neza atari uko uri mwiza, ahubwo kuko ari nziza. Ni Imana ihitamo kuguha umugisha atari uko wawukoreye. Ni Imana ikwita ukiranuka, uwera n'umuziranenge, itagendeye ku mirimo myiza wakoze, ahubwo kuko wizeye umwana wayo Yesu n'ibyo yagukoreye ku musaraba. Ubwo nibwo buntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana none ni imbaraga z'ubumana ukeneye buri munsi kugira ngo ubeho ubuzima bunesha. Iyo wemeye kugandukira ubuntu bw'Imana, bubasha gusenya ubutware bw'icyaha mu buzima bwawe, bwarangiza bukagushoboza kwanga ikibi no kugendera mu mbaraga n'ubushobozi duhabwa n'Umwuka Wera. Reka nguhe ibintu bitatu duhabwa n'ubuntu bw'Imana iyo tubwakiriye tukabwemerera mu buzima bwacu. Icya mbere, ubuntu bw'Imana buzana umucyo. Muri Yohana 12:46 Yesu yaravuze ngo naje mu isi ndi umucyo kugira ngo unyizera wese ataguma mu mwijima. Wareba muri Yohana wa mbere igice cya mbere umurongo wa 7 akavuga ngo ariko rero iyo tugendeye mu mucyo nk'uko nayo iri mu mucyo, tuba dufatanije ubwacu kandi amaraso ya Yesu umwana wayo atwezaho ibyaha byose. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere kitugaragaraho cyangwa se tubona iyo twinjiye mu busabane n'Imana kubw'ubuntu bwayo, tubona umucyo. Hanyuma kuba turi mu mucyo byonyine, ibitagenda kuri twe, kwandura ibyaha n'ibindi, bigahanagurwa na Kristo kuko biba bimurikiwe n'umucyo we. Mu Bakorinto ba kabiri igice cya 4:6 haravuga ngo Imana yategetse umucyo kuva uturutse mu mwijima, niyo yaviriye mu mitima yacu kugira ngo imurikishe ubwenge bwo kumenya ubwiza bw'Imana buri mu maso ha Yesu Kristo. Ubutumwa bwiza bw'umuntu bw'Imana buzana umucyo mu mitima yacu, tukabasha kubona neza uburyo Imana ari nziza kuri twe, tukamenya n'imigambi myiza idufitiye. Ubuntu bw'Imana buguhishurira uburyo uri umwana w'Imana ukundwa, uri uwo yaremye ikuremeye imirimo myiza iyo yiteguriye kera muri Kristo ngo uyigenderemo. Bugusunikira kubona ineza y'Imana mu buzima bwawe, hanyuma iyo neza ikagutera guhindura imitekerereze, ugahindura uburyo wayifataga, ugahindura uburyo wafataga Imana n'uburyo ufata icyaha. Uwo mucyo rero ugutera kubona neza uburyo icyaha ari kibi, uko cyangiza umuntu, ariko birushijeho
ukabona uburyo gukiranuka ari byiza, kandi uko ukomeza kubona no kumenya uko kuri neza ni kugenda ubatuka. Mu yandi magambo, umudendezo wawe uhora ushingiye ku buryo umenya ukuri. Nta kindi rero cyagutera kumenya ukuri kuzana umudendezo usibye umucyo w'Imana uturasira iyo twakiriye ubuntu bwayo. Icya kabiri ubuntu bw'Imana buzana mu buzima bwawe ni urukundo. Yohana igice cya 17 umurongo wa 26, Yesu arimo aradusengera yavuze ijambo ryiza ati, nabamenyesheje izina ryawe kandi nzaribamenyesha, ngo urukundo wankunze rube muri bo nanjye mbe muri bo. Ihishirwa rikomeye umuntu yagira ku Mana nuko Imana imukunda. Utaramenya ko Imana igukunda ngo byakire n'umutima wawe wose, biragoye ko wabaho n'isaha imwe mu buzima bwa gikristo, kuko ibyo wakora byose byakuzanira umuruho ugeretse ku wundi. Akenshi turwana no gukunda Imana tukihata kugaragaza hanze ko twumvira Imana, ariko kuri nuko umuntu ahava akagera muri we akunda icyaha kandi birangira ari byo yisanzemo. Iyo tuvutse bwa kabiri rero Umwuka Wera adushyiramo ibyifuzo bitandukanye n'ibyo twari dusanganywe, noneho kubera urwo rukundo rw'Imana tugatangira kwifuza ibyiza, tugashaka gukora ibyo Imana ishaka. Abakorinto ba 2:5-14 haravuga ngo urukundo rwa Kristo ruraduhata, kuko twemejwe yuko nk'uko umwe yapfiriye bose ariko bose bapfuye. Nasanze guhishurirwa ubuntu bw'Imana bituma urukundo rutemba mu mutima wawe, ugatangira gukunda Imana nawe ntumenye aho biva. Buri kanya ukumva uryoheye kumva no kubaho Imana ivugwa, usibye Imana gusa ahubwo ugatangira no gukunda abandi bantu, kubera ko ubu buntu bugutera ishyaka ryo gukora ibintu binezeza wa wundi wagukunze urukundo ruhebuje. Uko ugenda uhishurirwa urukundo rw'Imana ni kugenda wuzuzwa umwuzuro w'Imana. Ibyo rero bikagira ingaruka no ku mahitamo yawe ya buri munsi, ndetse bigahindura n'imyitwarire yawe. Urukundo ruruta kure amategeko. Amategeko ashobora kukubuza gukora ibibi, ariko ntiyakurema ubushobozi bwo kumvira Imana nta buryarya. Ariko urukundo rwo rushobora gutuma utanga ubuzima bwawe ngo ukize umuntu ukunda. Rero amategeko ntabwo afite ububasha bwo kuguha bene uru rukundo, keretse ubuntu bw'Imana bwonyine. Icya gatatu ubuntu bw'Imana buzana ni ubuzima. Abakorinto ba 2:5-14 ngo umuntu wese yari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize dore byose yabihindutse bishya. Naho mu Galatiya ho akavuga ngo nabambanywe na Kristo, ariko ndiho nyamara sijye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri jye. Ibyo nkora byose nkiriho mu mubiri mbikoreshwa no kwizera Umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Intego y'ubuntu bw'Imana si ugufata abantu babi ngo babahindure beza, ahubwo gufata intumbi bukaziha ubuzima. Kandi iyo umuntu yabaye muzima aba yamaze kunesha urupfu. Rero intego y'ubuntu ni ukugaragaza ubuzima bwa Kristo muri wowe. Ubuntu bw'Imana nibwo bwonyine bukwigisha kwishingikiriza ku buzima bw'Imana uhabwa muri wowe iyo wakiriye Yesu Kristo nk'umwami wawe. Ubwo buzima rero buzana impinduka idasanzwe ihera imbere ikazagaragara n'inyuma. Kunesha rero kubaho iyo tumbiriye Yesu Kristo umunsi ku wundi, ukavuga uti Yesu baho ubuzima bwawe muri njyewe, ninkora ukorere muri njyewe, nimvuga uvugire muri njye. Nibwo utangira kuzinukwa ibibi, ugatangira kwishimira gukiranuka, kuko Imana ari igutera gushaka no gushobora ibyo yishimira. Mwene data, uko ukomeza kwibira no kurengerwa n'ubuntu bw'Imana, niko kwiringira iby'umubiri bizagenda bigabanuka, ni kugenda unesha isi n'icyaha n'iyindi myambi Satani agutera, ugatangira kuruhuka ukabaho mu buzima bw'amahoro. Ndagusengera muri uyu mwanya rero kugira ngo umutima wawe ukingukire kwakira ubuntu Imana yaguhereye muri Kristo, kugira ngo ubuzima bwawe butangire guhinduka, utangire kunezeza Imana, ndetse nawe ubeho mu mahoro. Imana iguhe umugisha.